mukobwa wanjye ngusengera iki ati nsengera ati kubera yuko mba muri ghetto ati niga muri kaminuza runaka ntavuze izina ati mba muri ghetto ariko hari umusore uje kunsuramo ati nsengera kugira ngo tutaza kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi kwihangana byananiye ndaseka urumva Imana impamagara impa itorero impa ministry yo kugira ngo nzashumbe yamaye na kondisiyo Imana iguhamagaye iguhereza na kondisiyo ikubwira ibintu bikomeye cyane ariko ikanaguhereza ngo nunyubaha nzakugeza kure nunyubaha nzagusumbisha amahanga nunyubaha mbese Imana ikubwira ibintu bikomeye ariko ese iyi Imana igiye gusoza isezerano birashoboka ko Satani yazana pirate ijya gusa nka rya rindi Imana yavuganye nawe ku buryo ushobora kurihugiraho ukasanga utwaye ikitari cyawe. Urakoze cyane. Hari ikintu urambaza ngo yishingiye umuntu yishingiye nyuma akazakora ubukwe ngo amasezerano Imana yavuze yayasohoza. Okay, ariko kakubwire buriya hari ukuntu umuntu ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana y'amahoro ibaho umugisha amwe mudukurikiye haba hano mu Rwanda ndetse no muri diaspora aho muri hose muhabwa umugisha. Murabona muri kano kanya turi kumwe n'abakozi b'Imana, ni kwa kundi tuhamagara abakozi b'Imana tukabaha ubutumire kugira ngo baze tugire byinshi tuganiraho. Rero twiyegeje abahanuzi b'Imana bashumba turi kumwe turabakiriye mu izina rya Yesu. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Ngira ngo kwivuga bijya bigora munyemerere bavuge oreya ni Pastor Janvier ngira ngo muramuzi kuri Kizabonwa. Uyu nawe ni Prophete Bosco muramuzi kuri Yesu arakiza. Nanjye ni Pastor Bernard muranzi kuri Yesu NIBYOSE TV. Rero uyu munsi dufite abagabo b'Imana bakomeye barimo imbaraga z'Imana bafite kwera kw'Imana. Ni kwa kundi tujya tugira ikiganiro cyitwa Sobanukirwa tugahamagara abakozi b'Imana bakagira ibintu badusobanurira mu buryo tutari dusobanukiwe. Ijambo ry'uyu munsi tugiyemo gusobanukirwa muri Sobanukirwa ni ijambo riri muri Samuel wa mbere ibice 2 umurongo wa 30. Haravuga ngo nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti nukuri nari navuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose, ariko none Uwiteka aravuga ngo ntibikabeho kuko abanyubaha ari bo nzubaha ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Iri ni ryo jambo nifuje ko tuganira muri Sobanukirwa. Bituma mpamagara umushumba Janvier, bituma mpamagara Prophete kugira ngo dusobanukirwe ku ijambo rivuga ngo amasezerano. Mbese bakozi b'Imana, amasezerano Imana itanga ajya asubikwa cyangwa Imana itanga amasezerano mu buhe buryo? Iguha amasezerano gute? Asohora gute? Ese amasezerano y'Imana ashobora gusubikwa? Muri Sobanukirwa tugiye kumenya niba Imana ivuga ijambo igasubika isezerano yasezeranyije, nk'uko ijambo ry'Imana rivuze ngo nari naravuganye namwe ko nzagendera mu nzira zanyu muzagendera mu zanjye noneho ntibikabe. Ese Imana isubika amasezerano Pastor Janvier? Iki ni ikibazo mu by'ukuri ni ikibazo kandi abantu benshi bibaza. Sinzi ninde wakimbajije mu gitondo. Hari umumama w'inshuti yacu cyane yari umumama mwiza witabye Imana, yari i Bujumbura rwose, yari umuntu mwiza. Imana yari imfura nyine, bamwe bita imfura. Noneho hari umuhungu yarabereye umubyeyi kandi ntago yamubyaraga, nyine yari umubyeyi w'abantu benshi, ariko aravuga ati ko Imana yamuhaga amasezerano menshi, none uyu byagenze gute? Imana yisubiyeho ati kuko arangije aravuga ati ariko nahawe igisubizo ngo kivuga niba sinzi wakimuhaye, niba ari we yabajije akamuhereza, niba ari we bakihaye simbizi. Ati ariko ngo Imana ireba iherezo ryawe kuruta amasezerano, ngo ibona yuko yaguhereza ayo masezerano ikayasohoza, ngo ariko ukazarimbuka ngo yabyihorera. Ibyo numva nabyo ntibinyuze. Imana yaguha amasezerano gute izi yuko yakugusha? Imana urabona ari injiji se? Imana irareba ibintu, Imana ivuga ibyo izubahiriza, ivuga ibyo ishoboye kubahiriza, kandi ni ukuvuga ngo aho ngaho rero
ngicyo namushubije ari nacyo ubwo ndi buze gusubirizaho. Umwanzi yaje kwiba, kwica no kurimbura, ariko Kristo yaje isanye ubugingo ngo yazanye ubugingo ndetse bwinshi. Sicyo niko Yesu we yaje kugira ngo avuguruze imigambi y'umwanzi. Muri Yohana wa mbere 3:8 ho haravuga ngo iki nicyo cyatumye umwana w'Imana yerekanwa, ni ukumaraho imirimo ya Satani. Noneho rero mbona yuko Imana itivuguruza ku ijambo ryayo. Imana ivuganye nawe iguhereza na kondisiyo. Imana impamagara, impa itorero, impa ministry yo kugira ngo nzashumbe, yamaye na kondisiyo. Imana iguhamagaye iguhereza na kondisiyo, ikubwira ibintu bikomeye cyane, ariko ikanaguhereza ngo nunyubaha, nunyubaha nzakugeza kure, nunyubaha nzagusumbisha amahanga, nunyubaha. Mbese Imana ikubwira ibintu bikomeye. Ariko yabwiye Yosuwa mu gice cya mbere, iramubwira ngo Yosuwa, ibiri muri iki gitabo bisome ngo ntukebakebe, ngo kugira ngo ubishobozwe. Nkuvuga ngo ikidushoboza kugira mu masezerano ni iki? Ni ijambo ry'Imana, ni ukubaha Imana, ni ukugendera kuri kondisiyo z'ijambo ry'Imana, ku mahame y'Imana, ukubaha Imana, ibyo yavuze no kubikora izabikora, kuko si umuntu. Iyo nubwo waba utabona inzira, izishakira inzira. Niyo waba utabona icyerekezo, Imana izashaka icyerekezo, izaca inzira aho zitari, nk'uko yaziciye mu gihe cya Isiraheli bageze ku nyanja ikakubita, ariko bakambuka, kuko yo ni Imana yari iri kumwe n'abayo kandi itivuguruje. Noneho rero niba ikubwiye ngo tugendane, ariko ukigendana, cyangwa ugatangira kugendana n'ibindi, ugatangira guca mu nzira zitagenewe abana b'Imana n'abagendana n'Imana n'abavuganye n'Imana. Kuko niba wavuganye n'Imana, ugomba kumenya ko utavuganye n'umuntu, wavuganye n'Imana. Ni ukuvuga ngo ugomba kwitwara gute? Ugomba kwitwararika kuruta. Ubu umuyobozi hano, wenda tuvuge minister, akubwiye ngo nzakugirira gutya, ariko birasaba kugira ngo ujye uzinduka wenda saa 12 ube wakangutse, wajya urarukanuye. Avuze ati wenda mu mezi 3 ndagukorera gutya. None si Imana nibivuze ngo nzakugirira gutya bizagenda gutya, wumva ko utagomba kwitwararika. Ugomba kwitwararika ku ijambo ryayo, ukaryubaha. Kuko ubundi kubaha Imana niwe bigirira umumaro, ntabwo ari yo bigirira umumaro. Niwe bigirira umumaro, kuko birakwafectinga, bikugiraho ingaruka nziza. So rero uyu Eri, iri jambo narisomye, kandi ndisomye ntabwo hashize imyaka 3. Ibwo narisomye nkaryumva neza, nkaritekerezaho. Eri Imana rero iramubwiye ngo uzambera umutambyi n'abawe bose n'ibihe byose, uzajya ugendera mu nzira zanjye. Noneho kubera amasezerano yari afite, ibyana bye bikajya bifata abagore bikabarongorera, bikabasambanyiriza ku ruhimbi, mu ihema neza. Can you imagine? Uzi yuko mu ihema abatambyi bapfiragayo, urabizi ko bagwagayo iyo bagendaga batejejwe. Ariko uyu ibyana by'ibihungu bye biri gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana bituma isubika, bana bafataga no ku ngufu. Urumva ni ibintu bibi cyane. Noneho Eri akituramira. Eri yagombaga gukora ikintu kidasanzwe, akabirukana kabaca. Kuko iyo wari umutambyi n'abana bawe babaga bafite access ku nzu y'Imana, bakaba barya kubya muri iziti byatambe Uwiteka n'ibiki byose. Noneho rero yagombaga kubaca, akavuga ati no, niba mwanze kumva, yagombaga kubashyiriraho kondisiyo. Iyo umuntu akunaniye, umwana yananiranye, umuryango uraterana, kavuga ngo batuyusakira uwacu. Ariko ibyo byose boya abembereza. So bityo rero Imana iravuga iti unyubashe nanjye nzamwubaha, ariko usuzuguye nanjye zamusuzugura. Yenda tukiraho nakwibaza, ntago ari Imana yivuguruje, ariko turacyakomeza. Nakwibaza prophet, iyo Imana iguhaye isezerano, ni ikiguzi, ni ideni bigushyizemo kugira ngo ugire ibyo ukora isohoze rya sezerano? Urakoze cyane Pastor Bernard, ndagira ngo sobanure kuri ikintu nihuse cyane, bitewe n'umwana dufite, ntago ari munini cyane, ariko abantu banze bumve neza ngo iyo tuvuze ijambo amasezerano tugomba kongeraho y'Imana, kuko burya nawe ushobora kunsezeranya Bernard, sibyo? Ufite abantu bagusezeranyije barangije ntibasohoza ibyo mwumvikanye, abo ni abantu. None tuvuge amasezerano y'Imana.
y'Imana eske niho hantu tumwe dutinda cyane aya masezerano y'Imana iby'Imana ivuze ni ngombwa ko bisohora cyangwa se ntibisohora noneho nzi kugara ku kintu umbajije Imana rero Pastor Bernard wenda ibibazo nk'ibi ngibi tuba twibaza ntabwo ari uko tutabisobanukiye twebwe nuko iyo dufashe audience idukurikiranye hariyo Imana ntabwo igibeshya umuntu we ashobora kuvuga ejo akivuguruza ariko ntabwo Imana ibeshya ikintu abantu bazi bacyumve nusoma mu gitabo cyo kubara naho bice nka 23 gutyo no 19 no bavuga ngo Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshye ngo ibyavuye mu kanwa kayo no kubikora izabikora none uri ikintu tucyumvikaneho neza hari n'indi jambo rivuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo riheri nanone kandi ngo hahirwa umuntu wizera yuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizagira gute bizasohora Imana iyo turebye mu itangiriro mu bice byaho 12 tureba uburyo Imana yasanze Aburahamu iramubwira ngo va kwa Sotera ira jambo va ifite uburemere cyane sibyo iramusezeranyije iramubwira ngo va kwa Sotera aho ngaho ntabwo Imana iravuga umugisha ariko Imana ibanje kurindira kugira ngo Aburahamu abanza ave hariya kwa Sotera wari ufite business ibigirwamana ntabwo hari ahantu Imana yahera umugisha Aburahamu hari ahantu Imana ikeneye kuza kuvugira so rero iyi Imana iri idusezeranyije hari na condition ariyo Pastor Janvier uyu mugabo twarakuranye cyane uyu mugabo twarakuranye cyane Imana igiye naduha amasezerano rwose kandi yarashoje si hashoje uribuka turabaririmbyi mu rusengero tutazi ko tuzava ngo bashumba ariko ijambo Imana tuvuzeho yaje kurisohoza uyu munsi turabashumba bayoboye umukumbi so rero hari ikintu turimo dufokasingaho cyane cya condition Imana itanga muri rya sezerano Imana itanze abakristo benshi Pastor Bernard bakunda gushingira kuvuga ngo hari icyo Imana yamvuzeho ufite nzayimana yego hari icyo Imana yamvuzeho ariko ya condition Pastor Janvier yavuzeho nanjye nimo fokasingaho cyane ugasanga ntabwo bayitayeho ariko Imana ibwiye Aburahamu iramubwiye ngo va kwa Sotera ukuvuga ngo Imana irindiriye yuko Aburahamu yapurika ririya jambo Imana imubwiye buriya ntabwo Imana yari busezeranye Aburahamu iyo Aburahamu yigumira mu bigirwamana byo kwa Sotera ntago byari ariko Aburahamu atera intambwe akiva kwa Sotera niho hantu uzasanga Imana itangiye no kumusezeranya iramubwiye ngo nzogeza izina ryawe uzakwifuriza umugisha nanjye nzaba ngize gute nkumuhaye uzakuvuma nanjye nzamuvuma ayo namasezerano Imana ari haye Aburahamu iramubwira ngo reba hejuru inyenyeri ukuntu zingana niko urubyaro rwawe ruzangana reba umusenyi wo ku nyanja ntiwabasha kubara niko bimeze urubyaro zagukomokaho ayo namasezerano y'Imana ariko kugira ngo Imana noneho izasoze ibyibwiye Aburahamu nuko Aburahamu agomba kwapurika iki Imana yamusabye hari condition hagati hariye rero gusezeranwa n'Imana ni kimwe no kwapurika condition cyangwa se gushyira mu bikorwa condition y'Imana cyangwa se amahame buriya Pastor Bernard hari iby'Imana tuyisaba kugira ngo isohoze ya masezerano ariko hari n'iby'Imana dusaba iby'Imana tuyisaba bibyarwa n'iby'Imana dusaba iyo umukristo yubahirije iby'Imana imusaba bya bindi asaba Imana birasohora ya masezerano Imana yaguhaye arasohora hari abantu usanga bavuga ngo ngiye ngo nkubise imyaka 6 imyaka 7 ndaguha urugero hari umudamu umwe twagiye gusengera n'umukristo ahantu runaka ntavuze izina bw'impamvu z'umutekano we yari amaze imyaka 11 yes 11 yarabuze urubyaro Imana ikaba yaramusezeranyije ko izamuha urubyaro none urambaza ngo byari byarapfiriye hehe ngo tugire utangiye kumusengera numva Imana iratubwira ngo ikintu cyatumye iryo sezerano ridasohora ntabwo yigeze yihana neza ngo yari yarakuyemo inda inshuro 7 akiri umukobwa urabyumva icyo kintu abantu bashaka kumva ko ari ikintu cyoroshye ariko yakuyemo inda inshuro 7 ako kandi Imana irakavumbuye turimo dusenga turakamubaza tukamubajije ati nukuri pe atubera imfura nawe ikubita hasi arabanira mubabarira uyu munsi afite abana 2 b'abahungu beza yabyaye gusa urumva isezerano Imana yaramusezeranyije ntabwo ari uko Imana ibeshya ahubwo hari condition atageze gute atubahirije tukiraho ubu ya kwibaza
hari ukuntu abantu benshi bagenda bahabwa amasezerano. Yego. Urugero hari nk'umuntu uhabwa isezerano ko Imana izamukorera ubukwe, nyuma akishingira, yamara kwishingira igihe kikazagera agakora bwa bukwe, ni isezerano ry'Imana riba risohoye cyangwa hari tugira ahangaha Pastor Bernard mu kanya ndimo nza hano kuri televiziyo nyine kugira ngo dutange ubutumwa bwiza. Hari umwana w'umukobwa umpamagaye arampamagara ati Prophet Bosco nzi kusenga ndagira ngo usengere. Ise ngusengere iki mukobwa wanjye ngusengere iki? Ati nsengera, ati kubera yuko mba muri ghetto, ati niga muri kaminuza runaka ntavuze izina, ati mba muri ghetto ariko hari umusore uje kunsuramo, ati nsengera kugira ngo tutaza kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi. kwihangana byananiye ndaseka. Urumva wago buri hari ukuntu Pastor turusha Imana nk'iryo sengesha bakozi. Urumva Pastor Bernard umwana w'umukobwa ati rero ati Profete sengera rwose za muri sengesho tutaza kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Ndamubwira se wa mukobwa we, iryo sengesho nsaba koko kw'Imana guhaye ubwenge, uwo musore wemereye kuza gusanga muri ghetto kuko ngo aje gusura gukumbuye, ubwo se urambwira ngo ntiwambaye umubiri, wese ntafite umubiri. Iki kintu rero ndagishamikira ku kintu warumbajije. Hari igihe abantu banyura muri shortcut, banyura mu nzira z'ubusamo. Izo nzira z'ubusamo banyuzemo bagashaka kugira ngo bihutishe iki isezerano ry'Imana. Ariko nyamara buri isezerano ry'Imana ntabwo ritinda, nta nubwo rikerererwa, keretse wowe ubigizemo uruhare. Abraham kugira ngo Imana yamuvuzeho gisohore babone uriya mwana w'umuhungu Isaac, hari igihe cyageze bumva ko bitinze, bicira inzira we na Sara. Biba ngombwa ko Sara amugira inama yo guca imbere hariya ashaka umuja we hariya amutera inda, amaze kumutera inda abyara Ishimayeli. Ariko Ishimayeli ntabwo yari umwana w'isezerano, yabaye ngombwa ko baza kumusenda akagenda we na nyina barabirukana kugeza igihe Isaka yaje kuvuka uw'Imana yavuze. Rero iki kintu ndimo ngarukaho ni iki ngiki. So hari ikintu urambaza ngo umuntu yishingiye nyuma akazakora nararirimba ngo amasezerano Imana yavuze yayasohoye. Ariko kubwire buriya hari ukuntu umuntu ashobora gutangira mu murongo utari mwiza mubi, ariko mu nyuma agashaka kugira akosore bya bintu. Nabyo tubyumve neza tubyemere. Kandi urabizi yuko hari abantu babanye badasezeranye imbere y'Imana, ariko mu nyuma bamaze kubana bagakenera yuko babikosora. Ibyo babyita gusoza gukiranuka. Gusoza gukiranuka. Abo bantu rero ntabwo wabaciraho iteka. Abo bantu rwose bagarutse muri ya masezerano y'Imana. Imana nayo nibarebera bishimira, na wamugishira ubaha kuko bakeneye gutera iyo ntambwe. Ariko iyo badateye iyo ntambwe ntabwo baba bagarutse mu murongo muzima Imana ishaka. N'icyenda nabaza Pastor Janvier dukomeje kuri icyo, iyo bavuga kuva mu masezerano nta mpamvu bivuze iki Pastor? Kuva mu masezerano ari nta mpamvu, no kuvuga ngo hari ijambo yavuze ryiza cyane rya Aburahamu, va jya nza. Imana yabwiye Aburahamu vayo jya mu gihugu nzakwereka, noneho nuhagera nzaguhindurije, mubwira ibintu bigera muri birindwi. Urumva Imana iragusezeranya, ariko aho iri busohoreze isezerano uraba ugomba kubushyitsi, kuba ukwiriye uri qualified yo kwakira icyo kintu. So abava mu masezerano ari nta mpamvu, niho Bibiliya ivuga ngo bazakorwa n'isoni. Ibyo ni Daniyeli wabivuze, avuga ngo abava mu masezerano azabayobesha kubasheshenga. Abava mu masezerano ari nta mpamvu azabayobesha kubasheshenga wa mubi. Abantu bagiye bagira ngo ni Imana, ngo Imana irasheshenga. Ntabwo Imana isheshenga, ntabwo Imana ibesha. Ni wa mubi Satani azabayobesha, ntabwo ari izabayobesha, ahubwo ni azabayobesha kubasheshenga. Noneho rero abava mu masezerano ni ukuvuga ngo iki, umuntu afite iby'Imana yamubwiye, azi ukuri ku ijambo ry'Imana, ariko kubw'impamvu wenda iz'inyungu ari kubona, kandi nagendera mu murongo w'Imana atari bubone, agahitamo kujya muri wa murongo bisaba yuko anyura
anyuranya n'ijambo ry'Imana. Noneho bityo agasohoka mu masezerano. Ibyo rero bintu Daniel yabivuze hehe? Abantu iyo bibisoma ntago bamenye ibyo aho yarabikuye. Ni ibihe ngo benshi bazezwa bazacishwa mu ruganda, ababi bazarushaho kuba babi, ndetse abera bo bazakomeza kuba abera. Ni ibihe bizaba bikomeye bizatuma nabera bamwe na bamwe bagwa. Kuko ngo bizatuma hari abagwa bakava mu masezerano ari nta mpamvu. Kubera iki ijambo rivuze ngo nta mpamvu? Nuko nta mpamvu n'ubundi yo kuyavamo, kuko Imana ifite inzira zo kubatabara. Nubwo mubona nta gahunda niguma mu masezerano, nta handi niyo waba utabona inzira, niyo wabona urupfu, ariko gumamo, kuko nta mpamvu yo kuhava, kuko Imana stili iracyari hari kukugirira neza no kugukiza rwarupfu. So rero nibwo abantu bazagira gutya bakashaka uburyo baponyoka ngo bave mu isezerano, bagashaka gufata ibya wa mubi akabashuka bakemera. Bene abo rero finally ngo bazakorwa n'isoni. Twibuke ko bari abantu bazaba basenga babanaga n'Imana, ariko bataramenye ukuri. Kuko Bibiliya iravuga ngo nibamenye ukuri kuzaba bagomba kumenya ukuri kwimbitse, kugira ngo batayoba inzira. Urakoze cyane. Turi kugana ku musozo, nabaza Profete hari ikintu yakomojeho cya Aburahamu na Sara. Amasezerano babonye ko atinze, bicira inzira, bashaka Hagayi, babyarana n'Ishimayeli. Nkahera ko mbaza ngo ese iyi Imana igiye gusoza isezerano, birashoboka ko Satani yazana pirate ijya gusa nka rya rindi Imana yavuganye nawe, ku buryo ushobora kurihugiraho ukasanga utwaye ikitari cyawe? Urakoze cyane. Buriya rero Pastor Bernard, n'ikintu abantu babanza kumenya, babanza bamenye ngo urugero, hari igihe iyo dusobanura ibintu nk'ibi ngibi dutanga n'ingero zifatika. Iyo uramutse ugiye mu isoko kugura wenda nk'urukweto, hari igihe bashobora kuguha inkweto ya pirate, ariko ntibikuyeho ko original ihari. Yego. cyangwa se n'imyambaro, bakaguha imyambaro ya pirate, ariko hari original. So ukuvuga ngo rero n'isezerano niko rimera. Imana ibyisezeranya biri original, ntabwo biri pirate. Satani yashaka kugira ngo agukure mu isezerano, ikintu akora ni iki? Arakuzanira pirate ijya gusana na cya kindi wasezeranyijwe n'Imana. Takuye mu bantu, wakuye ku Mana. Hariho twabonye rwa rugero rwa Aburahamu hagomba kuboneka Isaka. Ariko Imana ishimwe yuko iyo Isaka hageze, ni ngombwa yuko Ishimayeli agira gute? Akurwa. Ubu dufite abarokore benshi, abakristo benshi mu buzima bwabo bifitiye Ishimayeli aho gutunga Isaka. Urumva bafite pirate. Uzabo ngabo usanga no mu nzu y'Imana, usanga batera za haleluya z'imirambararo, bashima Imana ngo Mana ndagushimira ko wansezeranyije, Mana afite amasezerano kandi bifitiye Ishimayeli. Pastor Profete, tukiraho ushobora gushaka Ishimayeli kandi wagashatse Isaka? Cyane rwose. Turazifite. Cyane rwose izo ngo zirahari. Nayo mpamvu ujya kubona ukabona abantu bamaze amezi 6 babanye ngo divorce, cyangwa nyuma y'umwaka umwe divorce. Biriya bintu ujye ubishyiraho question mark. Buriya hari abantu bajya mu ngo zitari izabo biturutse mu gufata za Ishimayeli. Bahishimye batarigeze basenga ngo basobanuze Imana, bazi Imana neza, bamenye ngo mu by'ukuri iyi ntambwe nteye njya kubaka urugo, kuko mu by'ukuri iri niryo sezerano ryanjye. Yenda tugana ku musozo, abantu twababwira ngo babe maso, bamenye isezerano, hari pirate na original, bamenye kubitandukanya. Yenda twasoza, Pastor Janvier agira icyo avuga, nawe ugira icyo avuga, dusoza iki kiganiro kugira ngo buri wese amenye noneho isezerano ko yakwitwara mu isezerano, nuko isezerano rye ryasohora agafata OGR. Imana igumugisha. Buriya rero agafata OGR. Buriya rero ubundi abantu bafata OGR ahantu hari Ishimayeli, sibyo? Ahantu hari Ishimayeli haba intonganya. Ubundi niba wagiye waruvuze iby'urushako, niba urimo uradiringana n'umuntu ukabona mu bihora mu ntonganya, umenye ngo ni Ishimayeli. Iyo ni shortcut kandi Isaka ntaza utarasenga. Ni ukuvuga ngo aho ngaho ni inzira ya bugufi umuntu uri kutwumva yahita yumviraho. Ntago mubyumva kimwe, muhora rikwaroze.
rero original irahari kandi original ntago yicuza. Buriya rero twasoza tubwira abantu kugira ngo buriya iyo ufite ukuri muri wowe ukuri kuragusanga, ukuri kuzagusanga. Hari umugabo wabivuze aravuga ngo wowe uri umuntu uzira umusambanyi uri gusaba undi udasambana, nawe uri umusambanyi uzahura ibisa birasabira. Ariko none se wowe niba mu by'ukuri ibisa bigomba kugira gute gusabirana. Yego Imana ireba aho tutari kureba, ntago ireba nonaha, kuko uyu munsi umuntu ashobora kuba ari mubi ejo agahinduka. Ni ubwiru bukomeye bw'Imana, ariko Imana ijya ibikora gutyo. So rero twabwira abantu tukababwira ngo Imana ntibeshya, ntihazagire n'uvuga ngo Imana yivuguruje ku masezerano yajyaga ivugana n'umuntu. Ikintu Imana ivuze iragikurikirana kandi ikagisohoza. Twibuke ko mu masezerano abantu bafite, hari abafite amasezerano y'abantu, hari n'amasezerano y'Imana. Ay'abantu umuntu ashobora kukureba akakwifuriza kuzarama kubera kubonyeho ikintu cyiza, ati Imana iravuze ngo uzarama. Umuntu ashobora kukureba sibyo akakwifuriza akavuga ati nukuri uzakomera, Imana izakugeza kure, gutyo ariko akurebye kubera ko akwikundiye. Noneho rero ukagira ngo bibaye isezerano, ariko Imana ni ijambo yavuze irihagararaho pe mu gihe, ariko kuko Imana yije gusura umuntu, yije gusohoza ijambo, izagusanga muri rya jambo. Ni yakubwiye ijambo, niza kurisohoza isanga ukiri hehe mu ijambo, mu masezerano yayo. Imana ibaho umugisha cyane. Yes, ni inama turi gutanga nyine dusoza. Reka twifuriza abantu nkuko Pastor Bernard yavuze batunge OG isezerano. Batunge amasezerano ari original. Apana pirate mu by'ukuri. Usanga kenshi abantu badatinda kuri ibi bintu, ariko nyamara ni kuba wafata isezerano ri original. Icyambere mwitoze gukiranukira mu isezerano. Mwitoze gukiranukira mu isezerano. Icya kabiri mwitoze kwihanganira mu isezerano. Icya gatatu mwitoze gusenga utegereje isezerano ko risohora. Ibyo bintu bitatu bizagufasha: gukiranukira mu isezerano, kwihanganira mu isezerano, no gusenga utegereje rya sezerano Imana yagusezeranyije ko risohora. Imana reba hereza umugisha. Imana ibaho umugisha. Mwe mwari mudukurikiye muri Sobanukirwa y'uyu munsi, twari turi kuvuga ku masezerano y'Imana. Wumvise uburyo isezerano ry'Imana rikora, uburyo Imana itajya yivuguruza, icyo yavuze no kugikora izagikora. Kandi najya nkubwire ngo amasezerano ni umutungo wimukanwa. Buriya amasezerano yawe aho ugiye muragendana, niyo mpamvu ugomba gukiranuka, ukagomba gusenga, ugakora ibishimwa n'Uwiteka kugira ngo icyo yavuganye nawe agisoze. Rero Imana ntibeshya kandi amasezerano arasohora, turabagabo kubihamya. Niyo mpamvu twavuze ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa uwizera ibyo yabwiwe n'Umwami Imana ko bizasohora. Komeza kwizera Imana, uyiringire, uyigirire icyizere. Rero Imana ibaho umugisha, ibisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Shalom. Amen.